uku kwezi mwaba mwari muzi uko twitwa kuboza ibibarwanya, kuboza ibibahiga, kuboza ibibataka mu izina rya Yesu. Ko nemeye ko bambuka binjira mu mwaka wa 2024 baboshwe. Imana irambwira ngo hari iminyururu igiye kubavaho. Tera haleluya mashi. Imana igiye kukubohora. Hari ya Satani ikumazeho imyaka myinshi, kumaze amezi menshi, ariko ndagirije gutangaza itangazo yuko iyo ngo Satani yakubohesheje. Imana ntabwo ari karande wagabanye, ntabwo ari umugabane wagabanye uhamuha babaye ku buzima bwawe. Ngiye kuvuga ku kantu kavuga ngo iyuboshywe. Iyubo nanababwire uburyo Imana igiye kubabohora. Umva, hari ibitambo bagutambyeho, hari ibyo bakoze, hari imitongero bagize, ariko Imana data irayipfobya kuva uyu munsi. Twese turabipfobya. Kwa mbere nari nkishe araguhamagara ntiwaboneka kumusengera. Sinabone kuko musengera. Ariko uyu munsi none uramenya ko twahuriye tere. Bagutumye iki? Umukobwa uramushaka iki? Wahembe bagutumye iki? Ngiye kwita niryohereza ku waritumye rimwica. Waje ubwira Imana ngo Mana umfashe mure n'umushumba ndarushye kubera uburwayi bwaba. Mama, isura yawe iri mwirimbi, haguruka. Isura yawe bayitwaye mwirimbi, kuva bayitwara mwirimbi. Imana cyane ndavuga mu ncamake ntabwo mbatindira. Yego rwose. Ndashima Imana cyane mu minsi yashize. Imana yangaruriye umudamu byari byarangiye. Komera Imana amashyi menshi cyane. Twari turyamye turangije gusenga ari nka saa 9 z'ijoro, none agatutsi karantwara, nza kubona mu nzozi mbona madamu byarangiye. None mpita nkangukira hejuru, nkangukiye hejuru nsanga ari gusamba pe. Nta kindi nakoze, nanjye nafashe Bibiliya ndasenga, Imana impa imbaraga, mbona aragarutse. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Ikindi ndashima Imana, tukimara gukora ubukwe aciyeho nk'amezi 3 aratwita, ariko abagome ntibatumibamo bitewe na tekinike yabo iza kuvamo. Nyuma yaho hacaho imyaka 2 nta kintu kirongera kujyamo, ariko kubwo kwiringira Imana no gusenga Imana yaje kubikora. Ntitwamenye uko bigenze. Amen. Ubu hafi kubyara, turashima Imana cyane. Komera Imana amashyi menshi cyane. Yego. Ikindi nashima Imana cyane, nyuma yo gukora ibyo byose byaje no kumuha akazi. Ubu ngo ari gukorera Iburasirazuba. Ni amashimwe gusa. Haleluya. Ikindi ndashima Imana iri muri iri torero. Haleluya. Mu cyumweru cyashize niho naje kujya mu nzozi mbona umushumba arimo kwigisha ijambo ry'Imana. Ariko hari benshi bavuga ko akoresha imbaraga z'umwijima. Yego. Ako ngiye Imana yanyeretse ari kwigisha ijambo ry'Imana. Ataraguhishuri. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Biza kunyereka ko ari kumwe n'Imana, ari Imana yamuhamagaye. Abantu baba bamusebya, mujye mu bareka bavuge, nta wabuze uvuga kuvuga. Egura. Kandi nubundi umuntu utagira umuvuga, utagira ibigeragezo, ajya amenya ahubwo ko afite ikibazo. Komera Imana amashyi menshi cyane. Ijambo uvuze ni ryiza Berna. Ndashimira Imana cyane, mujye mukomeza kumushyikira namwe mu musengere. Haleluya. Imana iri muri we. Narayibonye cyane. Urakoze Berna. Ariko reka minira aha ngaha. Berna, Imana iguha umugisha.
sinyiri cy'abantu bifuza kumba, ahubwo ndi ik'Imana ishaka kumba cyo. Yampinduje amaraso ye, yampinduye izina, ampirindirisha. Haleluya. Ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ko yampinduriye izina ikampirindirisha. Ku itariki 17 z'ukwezi kwa 11 hari kwa gatanu, abari bateranye barabizi. Ahangaha umurozi yari yakamejeje ngo ngomba kwitwa umuntu utagira homba nk'iyahura, ariko ndashima Imana yo mu ijuru ko yaduhaye umushumba. Nukurura umushumba. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya. Yaransengeye bikurwaho. Ndashima Imana ko uyu munsi mfite aho kuba. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Yangiriye neza. Kuva icyo gihe, kuva natangira guterana, kuva nabamenya, nifuzaga, nari mfite inzozi zo kuzaba umuririmbyi. Uwo munsi nabwo byarasohoye. Ndashima Imana ko ndi umuririmbyi muri right. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Ndagukunda n'umutima wanjye wose. Amen. Imana ibahe umugisha. amashimeshwe kubaririmbyi twese tujyagase zamura ibiganza niba Imana yaruyihimbaze utere haleluya. Fatira mwegeranye mubwire ngo mva amakuru Imana yahaye umushumba, mubwire ngo Imana yavuze ngo mbere yuko uyu mwaka urangira irakubohoraho ingoyi yose ya Satani yari kuriho, ingoyi yose ya Satani yari kuriho.
kwezi mwaba mwari muzi uko twitwa kuboza ibibarwanya, kuboza ibibahiga, kuboza ibibataka mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Ndimo senga numva ijwi ry'Imana rirenjeho rirambwira ngo ubwire iteraniro ryose ko nemeye ko bambuka binjira mu mwaka wa 2024 baboshwe. Imana irambwira ngo hari iminyururu igiye kubavaho. Tera haleluya. N'abadukurikiranye bari muri Amerika, bari muri Australia, Canada, mu Budage, mu Bubiligi, la bikita la sikolemini enetabini fo. Reka mbatangarize ngo Imana ivuganye namwe yuko ku kwezi kwa 12 kutararangira hari imigozi Imana igiye kubakuraho. Murinjira mu kwezi twinjiramo, Imana yababo bate haleluya. Ariko yari hari nguhesheje amavuta yo guhanurira uwo mwegeranye. Mufata ikiganza mwegeranye, nguhaye amavuta yo kumuhanura aka kanya. Mubwire ngo imigozi yose abikuziritse Imana igiye kwicagagura, ingoyi yose Satani Imana igiye kuyikuraho. Zamura haleluya. Imana itubohore nitubohore. Saligida la kita la sanko le bine fostanko da la la sikoti beni maifo. Haleluya. Imana itubohore. Abantu igiye kubohora mbere y'abandi. Bazamure haleluya. Tanga abantu usamure haleluya. Ongera n'iyindi ntacyo bitwaye. Tujyagaze mbere yuko twinjira mu mavuta yo guhanura. Sankole by folema la kuta la sikole by fire. Reka dusome ijambo ry'Imana. La business thank God. I command gukurwaho ingoyi ya Satani. Gukurwaho ingoyi ya Satani. Kugira gute? Nutaha uri mugi wawe. Hari abo wasize, hari abo usanze, utahe wifeta gakega. Ugira gute? Noneho unisetsa. Noneho uwo mubana cyangwa abo muturanye bakubaze ngo byagenze bite. Ubabwire ngo Imana yankuyeho ingoyi yasa. Hari ibimenyetso biranga abantu babohowe. Ndaje ndabibabwira murakajya mu ijuru. Sotikide binifo eleta. So Yeremiya ibice 40 n'umurongo wa 4. Wonyine gusa. Noneho rero cyane furi byumvishe. Papa, mama, sister, musore. Noneho uzi ijambo rivuze ngo none icyo rivuze ndaje ndakikubwira mukanya. Uyu munsi ndakubohora. Oya, ntabwo ari ejo, bundi, ntabwo ari daminesti kitabikitoleska. Amen. Yari uyu munsi vuga ngo reo irate kuba daimon. Vuga ngo reo now today aujourd'hui. That is a miracle. Amen. And in the name of Jesus. Amen. Tell her hallelujah. Hallelujah. Tell her. Man, commence. Nubundi uzarya nko kutaje. So ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Ngukure iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni. Uze tugende. Zakugirira neza. Ariko none utabishaka urorere. Imana nta nubwo ikwinginze
nutezera kikubohoye ngo uyikwirikire unabyakiriye urorere. hari ababyakiriye, hari ababicakiye, hari ababikeneye, hari alasokita labinima, hari vuga ngo hari ababikeneye. Reka nkubwire, umuntu udafite umusonga umurya, iyo yumvise utaka afite umusonga aravuga ngo arikinishije, arimo arakina, arimo arivugisha. Ariko reka nkubwire ngo umusonga umaze iminsi ukuri urawuzi, umugozi umaze iminsi ukubosha urawuzi. Reka Imana iwukubohore, Imana ihabwe. Samura haleluya. Dore igihugu cyose kikuri imbere, dore igihugu cyose kikuri imbere, aho ubona hakuboneye abari hujya. Nakira ijambo ry'Imana. aho ubona noneho hakoroheye, mabwira ijambo ry'ubuhanuzi. Numvishije ijwi ry'Uwiteka Imana ririmo rimbwira ngo nze mbabwire ko Imana irambiwe ingoyi ya Satani ku buzima bwanyu. Imana ije kuyibakuraho. Hari ingoyi ya Satani Imana ije kugukuraho. Zamura haleluya. Igihe cyose uboshwe, igihe cyose uziritse, ntabwo ubasha kwinjira mu mugisha. Ariko Imana yakubohoye, ubasha kwinjira mu mugisha wawe. Zamura haleluya. Iri jambo ryumva, Imana yarambwiye ngo hari ababoshwe baboshwa na Satani. Abandi Satani akoresha abarozi, abandi Satani akoresha abavuma. Barangije bangiriza ubuzima bwawe, bituma uko utakagombye kubaho, bitumye uba mu gahinda utakagombye kugira. Ariko Imana irambwiye ngo nze mpanura iteraniro ryose yuko labikita la sanko lebini foredrae, yuko uyu munsi Imana igiye kubakuraho ingoyi ya Satani, mukabohoka mu izina rya Yesu. Mukabohoka mukagira ubuzima, mukabohoka mukagira kubaho, mukabohoka mukagira umunezero, mukabohoka mukaryama mugasinzira, mukabohoka. Watanze abantu ukazamura haleluya, watanze abantu ukazamura haleluya. Niba ari wowe Imana igiye kubohora muri aya materaniro y'abera, zamura haleluya. Icyo bitaye ano mwijuru amashi, Imana igiye kukubohora. Hari we ya Satani ikumazeho imyaka myinshi, ikumazeho amezi menshi, ariko ndagije gutangaza itangazo yuko iyo ngo Satani yakubohesheje Imana aho ntabwo ari karande wagabanye, ntabwo ari umugabane wagabanye. Uhamuha babaye ku buzima bwawe. Alala sikoti bonema. Samura haleluya. Dushimire Imana. Ye kuvuga ku kantu kavuga ngo iyuboshwe, iyubo nanababwire uburyo Imana igiye kubabohora. Sininda ndashaka guhanura tuzi se professeur oraise. Okay, tuyihereze icyubahiro. Uyu mugabo witwa Yeremiya, reka muvuge ibintu bitatu bikomeye. Ni umugabo wahamagawe n'Imana, ndetse Imana inamubwira ijambo rikomeye. Iramubwira ngo iwe Yeremiya, nakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, ndagutoranya, ndakweza, ndaguhamagara, ndangije ngushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imu isezerano rikomeye. Iramubwira ngo haguruka, njye Uwiteka ndagutumye. Tuvuge ngo ndagutumye. Mu gihe yagendaga, Satani aza kurakara, arakarira umugisha w'isezerano Imana yashyize kuri Yeremiya. Reka nkubwire ijambo rikomeye. Ibimenyetso by'umugisha ni intambara uhura nazo. Nubona uri kwatakwa cyane, menya ko ufite umugisha, kuko iyo ntacyo utwaye Satani ntacyo uzavamo, ntacyo yagutwara, ntabwo yakwataka. Ariko iyo akwatatse wishima unezerwe, uri umunyamugisha. Kandi cya kabiri, ntabwo Satani iyo wavuzweho n'Imana ashobora kugupangira kukwica ngo bikunde.
arigaragambya agasasa imigeri ngo ari n'ukuntu ajya azunguza umurizo. Reka nkubwire, ntuzongere guterwa ubwoba na Satani. Urimo uranyumva neza? Kariya ni akarizo aba yazungutse, kuko umwami w'amahoro databuja Jesus Christ igihe yaramaze gutanga ku musaraba igorogota i Nyabihanga, Satani yarazi yuko birangiye, Satani yarazi yuko misiyo ayisohoje. Ariko mu kanya nk'ako guhuza, Yesu akandagira ikuzimu, Yesu ageze ikuzimu, ngo abadayimoni bose bakimureba, Bibiri iravuga ngo bashwira imishwaro. Bagira gutemwe, ariko uziko Imana igiye kuza iwawe bagashwira imishwaro. Ole sokita labinima fa, uziko Imana igiye kuza mu buzima bwawe, abadayimoni bakurwanyaga bagashwira imishwaro, abarozi bakurogaga bagashwira imishwaro, abaza kuroga bagashwira imishwaro, abakuvuga nabi bagiye bashwira imishwaro cyane bayishwire. La bine stanko God in my fall anytime. Ngakukanya ngo Yesu akandagiyeyo. Nabwo Yesu yagiye kuzimu kukarimbutse, ubwo Yesu yagiye kuzimu kukagiye kubohora abo Satani yari yaraboshe, abo Satani yari ratokibone my fire. Ngo bashwiye imishwaro, shebuja Shitani asigara ari wenyine. Garangije Satani yegura igitwe, vuga ngo igitwe, vuga ngo igitwe. Aramubaza ngo ko nari nzi ko bagutikuye icumu nkakurangiza zagenze biti, kubera icyo unsanza kandi uje wera ufite ubutwari. Nari nzi ko utega amatwi, nari nzi ko igihe baguteraga icumu byibura wababaye ukiganyira, nkaba ndibuze kugufunga nawe. None byagenze bite? Ariko ari ibanga mugomba kumenya. Igihe Satani akwatatse, gabanya kwiganyira, gabanya ububabare, we kumwereka kabishoboye, we kumwereka kagutsinze. Iyo umweretse kagutsinze aba vuga ngo abyini, vuga ngo abyini, arziniki. Ntuzigere wereka Satani ko utsinzwe. No kuguka kanyuma yuvuga ngo ndi umutsinzi. No kuri finali ikigeragezo cyawe uvuge ngo ndi umutsinzi. Ubona n'igisebo cyaje uvuge ngo ndi umutsinzi. Nibwo Imana data ifata icyemezo. Uzi impamvu Shitani yishutse? Yesu yavuze mu rurimi atazi. Yesu yavuze mu rurimi atazi, ariko araruvuga. Arangije avuga n'irindi jambo. Ubwo yari ku musaraba bari kumutera icumu, yarababaye cyane, niryo cumu ryamuriye kuruta imisumari yariwe. Arangije arataka, aravuga ngo Eli Eli lama sabachthani, Eli Eli lama sabachthani. Ariko reka nkubwire, vuga ngo Satani yumva nabi. Yaragize ngo aravuze ngo Mana ndakuretse, ariko yaravuze ngo Uwiteka ko mbabaye niki cyaba kikundekeje. Ntabwo we yaravuze karetse Imana, ubwo abazaga Imana ati wabundetse ko mbabaye. N'abari aho ngaho batakerekwa, batacyumva ururimi rwo mu ijuru icyo rusobanuye, baratanya baravuga ngo noneho turatangaye. Arahamagara Eliya, arabona yamukiza. Umwami w'amahoro arangije avuga ngo data, umva ijambo yongereyeho, yavuze ngo data, muri wowe mu biganza byawe niho shize ubugingo bwanjye. Reka mutangarize wa mukristo we, wa murokorewe, ujye ufata ubuzima bwawe ubushe mu biganza by'Imana. Ibiganza by'Imana byuzuye neza, bijojoba umugisha, bitonyanza umugisha. Wateye haleluya. Imana ishi aravuga ngo data, muri wowe nimwoshyize ibiganza byawe. Ngarangije umwami aratanga, ngagitanga ikuzimu, batangira kuzina intsinzi. Uvuga ngo intsinzi mukanya nk'ako guhumza abakandagiyeho. None ababwenga abadayimoni bahita bashwira imishwaro. Reka nkubwire, ukiva
nkwatuyeho amavuta y'ubuhanuzi. Tega amatwi ukiva nkwatuye amavuta y'ubuhanuzi. Ibirenge byakandagiye muri iri torero, ibirenge byageze imbere y'Imana, bigikandagira iwawe, ukibikandagiza iwawe, ukibikandagiza ucumbitse, ukibikandagiza aho utuye, abadayimoni usange bashwiye imishwaro. Bashwira imishwaro cyane, bashwira imishwaro, bayishwire cyane, bayishwire. Ngo bayikishwira, Satani asigara wenyine. Ngarangize yegura igitwe, abaza Yesu ngo niki kikugejeje aha? Aramubwira ngo nta bindi, ikinzanye reka mbanze nyikwereke. Abanza aramukandagira. Abanza agira ute? Ngamaze kumukandagira, vuga ngo Satani yakoreshaga ingabo ze zigafunga abera, zarangiza zigafata urufunguzo zikaruheza shebuja shitani akarufata. Yesu arangije amubwira ngo mpereza urufunguzo rw'abera, urufunguzo rw'urushako, urufunguzo rwo kubaho, urufunguzo rwo kurama, urufunguzo rwo guhirwa, urufunguzo rw'amahoro. Urufunguzo rwawe ndagira ngo ntangaze, Yesu ararukuzanira. Yesu aratopite kidemaifo, Yesu aguhereze urufunguzo rwawe. Impamvu ryama gusinzira bikanga, Satani yatwaye urufunguzo rw'amahoro. Impamvu Satani yaguteje kudashaka, yatwaye urufunguzo rw'urushako. Reka ngutangarize itangazo nk'isengesho ndi bukore, ndinginga umwami w'amahoro Yesu Kristo, Simba wa Yuda, Jesus Christ, abahereze urufunguzo. Aruzane ntaruzane, abarukene bahagurutse bagatera haleluya. Haleluya. La bitista. Oh my God. Ndabona abamarayika bamanukiye muri aya materaniro. Bamarayika b'Uwiteka Imana bamanukiye muri aya materaniro. Muzi ikintu bari gukora? Muzi ikintu bari gukora? Muzi ikintu bari gukora? Nibabwire, bamanuwe no gukuraho inzandiko Satani yakuregeshaga. Bamanuwe no gukuraho inzandiko Satani yari yaranditse zo kukurwanya. Ndagira ngo ngutangarize, niba wari ufite urwandiko Satani wabonaga yanditse, Imana imanuye abamarayika ngo bazikureho mu izina rya Yesu. Zamura haleluya. Yesu ngahita amwambura urufunguzo, afungurira abera bose, barazamuka bakurwa mu bubohe bwa Satani. Tuvuge ngo amen. Ndashimira Imana ko Yeremiya ubwo yarageze mu gace kitwa Imisipa, Imana yavuze ijambo rikomeye, irababwira abayisiraheli, irababwira ngo uyu munsi ndatangira kubabohora, bakureho iminyururu yari bari ku maboko. Irarangije irabavaho. Nimushaka ko tugende i Babuloni, tuhaguruka tugende, ariko uyu munsi ndaza gutangaza, nimujye i Babuloni ahubwo mujye i Yerusalemu. Nimujye i Babuloni ni kwa Nebukadinezari. I Babuloni yageze urasonza, i Babuloni yageze irangura zimanika, i Babuloni ndatangaza uragiye Yerusalemu, mu murwa w'amahoro n'ibyishimo, urinjira mu murwa wo gutunga. Samura haleluya. Ariko hari abantu babona ari ibyabo Satani yari yaraboshye, bashaka ko bibohoka, bashaka ko bikurwaho, ko binjira mu mwaka twinjiramo. Umva, hari ibitambo bagutambyeho, hari ibyo bakoze, hari imitongero bagize, ariko Imana Data irayipfobya kuva uyu munsi. Zamura haleluya.
ubutunzi bwawe satani yari yarabuboshe, yabuboheye mu nyanja, abubohera mu bapfumu, abubohera mu barozi, ariko nzanye ubuhanuzi kubwira ko Imana igiye kububohora. La sotikidemo la monesta koleba, Imana igiye kubo wate. Haleluya, Imana ikubohore. Reka mvuge kuri twa tuntu tubiri ubundi dusenge. Icyambere, iyo uboshwe, iyo ugize ute, ikintu cyambere kibiranga, ntabwo wakira ugusezeranyije, ahubwo wo mubera umuvuma kigusezeranya, kubera kuboshywe. Kubera ko satani yakuboshe, umuntu agapanga kugufasha, akavuga ngo araguha amafaranga. Iyo uboshwe, umuntu apanga guhereza amafaranga ubuzima bwawe, yamara kubitegura, ahubwo satani kurwanya ikahita imwataka, ikamubwira ngo uramuhera iki, ikamuteza bizinesi ze zikanga, agahura n'ibibazo, imodoka zikagonga moteri, kubera ko agiye guha umuntu uboshwe, bikahita bipfa. Iyo uboshwe waba mwiza kandi ukaba unaboshwe. Iyo uboshwe uteretwa n'umuhungu, umuhungu yataha, abadayimoni bakaraba mukubita, ngo uriya mukobwa uramuteretera iki? Kubera iki? Hari bya bindi byitwa bya maridoni, bya bindi uryama bikarara bisambanya ubuzima bwawe sister, bya bindi murara musambana. Icyo gihe uguteretse biramwataka, bikumva byanamuca umutima. Ubu boshwe, iyo uboshwe, umugabo wawe arakureba, yarakubonaga uri keza, yarakubonaga uri akabyuti, kandi n'abandi uri mwiza, ariko yakureba akabona urutwa n'umukozi wo mu rugo. Ikimenyetso cy'uko abikubonamo gutyo ni uko usanga umufatanye n'umukozi wawe wo mu rugo bakoze ya gahunda. Ikizi ya gahunda ikutera umubabaro n'agahinda. Urakoze, ukibaza ati uyu mwana ejo bundi atazi isiga, yambara ibyenda biriho ibizinga, fura yimenaho isabune n'amazi, antwara umugabo ute? Mama, waraboshwe. Sanga umuhanuzi akubita abadayimoni. Waraboshwe mama, waraziritse. Vayo la pile stamka kamu pita kidega, twirukane abo basi. Ukibaza ngo ko ndi mwiza, ko umusore atangiye kumbwira ubukwe agenda, baragushingiye, ufite umugabo mwisi y'umwuka, uwo mugabo ni wo wirukana abantu bose baguterese. Ubusanzwe utabyemeye, ndabikugenda umuhanuzi w'Imana, va tugutandukanye n'imbaraga za karande. Ibyo bagushingiye, ibyo bagushizeho bikurwe kuri wowe. Iyo uboshwe, niyo wakiriye amafaranga ntuyarya, umwana ahita arwara, kajya kwa muganga. Uboshwe, waheshejwe ingoyi y'inyatsi. Sibyo rata mama yidi, sibyo rata? Tera haleluya, ishimira Imana. Imana ishimwe. Tavuze ngo amen. Merutse kujya gusengera umusista umwe, arambwira ati mbabarira, ndakwinginze usange Kacyiru, niho ntuye, uzu nsengere. Ngamuze iyo umuntu rero avuze ngo mba Kacyiru, ushobora kugira ngo ni boss. Si byose ngo nkora muri banke, ukagira ngo ninde ni boss, ari y'abakoropayo. Si byo, akakuvuga ngo nkora muri koje banke Nyabugogo, azinduka gukoropa nyawo. Yeah! Haleluya. Ngiye kureba umusista, sanga afite diplome, afite na doctora, sanga aba muri chambrette, gatoya yaramburaga akamatera ka sempuri. Nge ninjira namunutse mu gipangu, ngira ngo wenda ni inzu nini, naga chambrette.
abana n'umwana we n'umufemere n'umwana arahari. Ninja agenda karangije hamwe ati pastor timushumba muhanuzi Imana ati azana amadiplome ndayatondeka agera hari. Arambwira ati ubu no kurya ni hatari, abo biganye bari bakomeye, vuga ngo yarabashe, ariko igisubizo cye yarambwiye ngo nivuje mu bapfumu birange, ananyereka amasaro bamuhaye, imiti yisiga iyo yoga mu mazi kugira ngo abone akazi cyangwa agire urugo byaranze. Ndamubwira ngo mbere yuko tugira icyo tuvugana sohora ujugunye. Mama, sister, musore, mukobwa, mbere yuko ugira icyo uvugana n'Imana genda ujugunye ibintu byose abarozi baguhaye kugira ngo Imana ikubohore, kugira ngo Imana ibohore ubuzima twavuze ngabe. Ndajugunya ndangije fata za diplome ngenda nzisengera. Apostinze umuntu bari bariganye, bari barageze ute, abona statiye, aramubaza ati turi hehe ko mbona utaba tutameze neza, ati bimeze biti? Aramuga ati mbakakiro, kuko urumva yarapostinze ari yararwaye uduheri udukitose kube uvuga ngo ubuzima. Noneho arangije aramubaza ati utuye he? Aramubwira ngo ntuye Kacyiru. Sibyo? Umuntu najya kubaza ngo utuye he, nubwo waba bakamenge hejuru iriya ku ishyamba, ujye umusubiza ngo ntuye muri Nyarugenge, agira ngo wibera mu mujyi hariya. Agira ngo wibera he? Sibyo? Niba wibera hirya iyo zaganga uhita umubwira ngo ntuye muri Kicukiro. Uvuga karensi yesha, sibyo? Ntukavuge ngo nyine ngo ntuye ngo mu ishyamba ngo uzamuka ukambakamba. Icyo gihe yari afite gahunda yo kugusura bivamo. Aramuga ngo ntuye Kacyiru, aramubaza ngo nze kukuzanira iki? Umuntu nakubaza ngo nkuzanira iki, ntuzapfe gutondekanya. Iyo ushonje ushobora kuvuga ngo nzanire n'amashu ngo n'amashaza ngo n'ibisusa. Ibintu byose iyo ushonje ubona biryoye. Inzara igeze kundya nabona umwana afite irindazi nkavuga turiya mwana yakize ari muto. Afite iki? Ni ukuri sinari nzi ko nzarya amandazi ngo nyahaga. Ni ibintu bibiri nari nzi ko ntazahaga, amandazi n'umuceri. Numvaga nazagira ute? Ndigendera, urumva arapostinga, aramubaza ngo utuye, aramubwira ngo ntuye Kacyiru, aramubaza ngo nkuzanire iki? Undi aramubwira ati nta kibazo, urebe ibyo ushaka ari byo unzanira. Sihagazeho nta n'urupfumuye. Undi aragenda aravuga ati se uriya muntu twariganye, ati buriya ugatuye Kacyiru ni umusirimu, ni umukire, ajya muri shop asunika akagare, agera ku dufuka twa pasumate akubitamo dutatu. Vuga ngo pasumate, vuga ngo pasumate. Simuyizi ewa, usibye kutandyoha nkunda umutanzaniya, uriya mba numva ngo ni pasumate, ni ukurya izina ntabwo uryohera. Murakoze, sindi kwangiriza uruganda, ariko wowe uzajya ukuryohera, uzajya ugira ute? Akubitamo ubufuka butatu bwa pasumate, 12 ubwo biba ibiro bingahe? 36 y'umuceri. Arangije agenda amanura amavuta y'ibihwagari, vuga ngo y'ibihwagari, akubitamo ibicupa 2, aba arasimbutse agera ku binido bya bindi babyita ngo warasubijwe shimwa Mana. Ntabwo bizi nido bita warasubijwe shima Imana, ntayuzi.
ni cya kinido ubu kigeze kuri 60 na bingahe. Hari agatuza ukuntu bakita kitwa ntangiye kumva uburyohe bw'ubuzima. Ntangiye kumva iki? Uburyohe bw'ubuzima. Ubu utangiye kubwumva uhera kuri kanido gato kandi ukora icyayi urondeza ushyamo ikiko kimwe bidakora bitagira ute abakubisamo ibicupa 2. Arangije aragenda aratambuka afata ku gashyi, vuga ngo agashyi, akubitamo ibicupa 2. Abaratambutse, vuga ngo aratambutse, areba ibiwomo byiza bijya bidobo, akubitamo 2. Arangije akubitamo umufuka w'isukari, akubita mu modoka ye, aragiserera, agiye kureba umunyeshuri biganye ko zaciyemo. Bakingura gate arinjira, akinjira timufite abakarani bapakurure, mukarani baramuzana, atangira gupakura nyine yinjiza muri ya shambure tundi ari mu modoka. Birangiye aramubwira ngo ni kare, baramubwira ngo si ngombwa ko nza muri stock nta kibazo. Si ngombwa ko nza muri stock nta kibazo, reka twigire mu nzu. Kandi ari inzu yabagamo, ngo si ngombwa ko nza he. Unaramugatoya si stock ni karibu. Aratanga nahuba yego. Arinjira asanga akamatera kameze nk'itapi kararambitse, ubufoto amafoto yangije kwikaramanitse. Arareba ibintu byabaye byinshi byabuze ukabigira, yewe ibintu bamuzaniye apanze agerekeranyije, abaye nk'utangiye gukora butike. Sabaye byinshi. Arangije aramubaza ngo byagenze bitaramuga ngo kuva ndangije kwiga nta kazi ndabona. Ati ndashima Imana kungaburiye. Undi mukobwa mugenzi we ararira, aramubwira ati Angel, yitwaga Angel, vuga ngo Angel, ubwo ni Ange, simubizi si ukuntu basirimo babivuga. Angel, ibi ntibibaho. Aramubwira ngo nzagaruka kugusura iminsi 3 itararangira, gerageza wimuke, vuga ngo wimuke. Aramubwira ati ko nta giceri ifite. Aramubwira ati nkubwiye amafaranga cyangwa nkubwiye ngo kwimuka. Vuga ngo ahita afatisha koshi, akuramo ububando, vuga ngo ububando. Iyo ikikubwira ko wakize utangira kugendana amafaranga ari bando, ari karase n'ubwa mbere umvishe bando. Imana izagwa amabando amafaranga. Amabando ni amafaranga bafungishije fimbo, acomoramo bando ziza 2, udupaki 4, ubwo ni 800. Aramubwira ngo ushaka inzu ya desa yangahe? Rekereza inzu ya desa, sibyo? Wabaga muri chamburete wishura nk'ibihumbi nka 20 nabwo warize, sibyo? Aramubwira ati desa urishyura amezi 3 atandi uzayimukamo. Amubwira ngo ukimara kuyibona uzambwire. Vuga ngo iyo wabohowe birikora. Ahita abaza umuntu hafi ati nta mukomisiyone, ati ndahari. Ati nabona inzu atari igipangu arabi bamaze kwimukama, hageze yewe ikaro guturuka ye karogeti, yewe. Arangije arishyura, arasinya amasezerano, ahita ahamagara ati inzu yabonetse. Amubwira ati noneho duhurire ku Gisozi mu Gakinjiro. Hehe, mu Gakinjiro batambuka firigo banagamo, urutanda banagamo, matera banagamo, yewe garidorobe banagamo, piziniyeri banagamo, ibishuka ibikuvurire barapanga.
aragenda amubwira ngo genda ushiye muri ya nzu ubundi nzaza kugusura tuganire. Mu minsi 3 ajya kumusura avuga ngo yimutse. Iyo nzu n'ukuri nayihesheje umugisha nayigezemo. Nimukabe mu mazu abakozi b'Imana batasengeye utazayagiriramo ibibazo. Iyi nzu umukozi w'Imana yigezemo niyo yari irimo umuvumo urimuka. Mama Faye ntubizi, twavuze ngo amen. Arisa ntubizi, tutangira kubona ibimenyetso by'umugisha ukinjira muri iyo. Wowe utazapfa kwimuka ngo ndimutse umukozi w'Imana atasenge. Hari aho uzajya usanga bimitsemo umudayimoni w'urupfu wica abahageze, cyangwa w'inyatsi wagera wawe umufuka w'umuceri ntiwongere no gukora ku girobo. Ndasenga ubundi aramusura umunsi wa 3. Arangije amaze kumusura baragana muvuga ko nta kazi yabonye, nanone abimusubiramo amubwira ati mfite kampani wanyemerera ko nzi ubwenge ufite, uzi ko wanatwigishaga, uzi kubikora kuturusha. Ati nkagutangiza 800 wanyemerera, nkagutangiza 800 wanyemerera. Ndati mujye mwikiriza neza ntibakabone ko mushaka. Atangira 800. Turahura arashima Imana ko byose byaciyemo. Imana itimubwira ngo ako kazi ni hagiye kubonera umugabo. Hari abantu bave muri Canada baje mu bintu by'iyo kampani, vuga ngo umusore baramukunze. Enjoy mu minsi yashize akoze ubukwe agiye Canada. Twavuze ngo amen. Wate haleluya. Iyo Imana ikubohoye ikakubwira ngo irakubohoye, ujye uzakira nurangiza ushimira Imana. Niba nawe ubohowe kuri iyi mesaje Imana itanze yuko igiye kubohora abari baboshe, haguruka utere haleluya. Tekereza ibintu byawe uhagaze, tekereza ibintu byawe zari zaraboshwe, tekereza urugo rwawe rwari rwaraboshwe, tekereza la pito kide minifo la siko, amafaranga yawe yari yaraboshwe. Tugiye kubohoza, mvuga ngo kubohoza. Zamura ibiganza. Uriteguye? Tugiye gukora isengesho ryo gukurwaho iki? Ingoyi ya Satani. Tukiyo ngoyi ya Satani ikuri utakira kiza kikubaho, ariko Imana igiye kuyigukura. Zamura haleluya ibyakire. Abateranye natwe maguruke tugeze mu isi yo gusenga no kwinginga Imana ku bwa Yesu. Zamura ibiganza bibiri, vuga ngo mwami Yesu, mwami Yesu, nijwi rirenga mu izina rya Kristo Yesu, wumve gusenga kwanjye, wumve kwinginga kwanjye muri iyi saha. Umbore ingoyi ya Satani yari imaze imyaka myinshi, yari imaze igihe kirekire. Shingiye ku ijambo ry'ubuhanuzi, kiri akanya umborere ubuzima bwanjye, yewe n'abanjye tubohoke. Umurozi watumaga nabohoka amveho, bivuge cyane ngo umurozi watumaga nabohoka amveho, karande zo mu miryango zimveho, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibitambo banambyeho, biteshejwe agaciro, by force by fire. Aya mahemba ndekure, ibitega bindekure, ifoto yanjye bajyanye ikuzimu bayirekure, ibitambo bamuritse bishe,
by force by fire ndabohoka pandekita la gindara sikole by fire vuga ngo ndabohoka ndakurwa iminyururu sinzajya mu nzu y'imbohe sinzakenyuka sinzapfusha bisokito bi eneta yagidalaha lobidestanko imani rambwiye shindeza wi enekutalangin enema ngikuye urupfu mu muryango wawe shitaki emo imani rambwiye ngo hari abantu Satani yari yapanze ngo bazarangiza umwaka barira, ariko ndimo senga mbonye amaserike yahunga ubuzima bwanyu. Amen, haleluya. Wateye haleluya. Haleluya. Vuga zarangiza umwaka seka. Zamura haleluya ni zawurangiza useka. Haleluya. Vuga ngo zarangiza umwaka nishimye. Zarangiza umwaka nishimye. Mwizina rya Yesu Kristo. Mwizina rya Yesu Kristo. Fata kuganga kawe. Vuga ngo inyenyeri yanjye. Inyenyeri yanjye. Ibyo bayikoreyeho byose. Ibyo bayikoreyeho byose. Baba barozi. Baba magini. Yaba ibitega. Yaba shitani. Rekuri inyenyeri yanjye. Inyenyeri yanjye mwizina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndategetse ubutware bw'Imana mu mbaraga z'Imana mu bushobozi bw'Imana sohoka wa shitani lobitoki eba samuri biganza waterwaga n'amahembe agiye gusha lobito sawi enetagide neha ugiye kujya ukubita cyane uvuge ngo bishye mu izina rya Yesu. Ibyo nzajya mvuga ujye ukubita ibiganza uvuge ngo bishye mu izina rya Yesu. Ibitega bagutezaga bishe mu izina nyabingi bagutezaga icyangiro bagutezaga imivumo bagutezaga ubushomeri bagutezaga karande bagutezaga ibyo bakoraga ku ifoto yawe ibyo bakoraga ku mazina yawe ibitambo bagutambagamo urupfu bakwifurizaga gusenya bakwifurizaga gusara bakwifurizaga bangara bakwifurizaga bishe mu izina rya Yesu. Abantu bari gukubita nk'abatabishaka mu bireke ndashaka abantu mufite urajya ukubita uvuge ngo bishye cyane urushako rwawe ibyaga bishe mu izina rya Yesu. icyashaka kwicira abana bishe mu izina rya Yesu. icyaguteza kugwa byaha bishe mu izina rya Yesu. ibigabo by'abahehesi abadamu b'abashukamami abarozi bakurogaga imyuka akomokaga aso avuka imyuka akomokaga mama wavuka imyuka akomokaga muba mwaturanye imyuka akomokaga muba mwavukanaga imyuka akomokaga aho muturanye imyuka mibi bagutezaga amahembe ibitega nyabingi karande gukenyuka cyangiro kunuka igikara mugomba no kwibuka gusengera kunuka igikara mukabitwi. Sari umudamu uherutse gukora divorce kubera bamuroze kunuka nk'inyama yagaze. Ujya mubura kudekarara aha tuba turi kudekarara lapididiba zamuri biganza ndagira ngo umugabo wawe uhereye uyu munsi cyangwa sheri wawe utamufite ubwaraza
ugiye kwakira kurabagirana mu maso ha. Akureba avuga ati ni ukuri uri Gasaro gaseseka ngaseka. Umvisha uko mvuze? Akureba uri Gasaro gaseseka agaseka. Iyo mvuze gaseseka utashye akahita aseka. Kukubona akaruhuka mu mutwe, stress zigashira. Apana kukubona akahita abona wagira ngo niki. Hano simwabonye umuntu twakujeho umwuka w'inkende n'inkobe, ukagenda barakwambitse umwuka w'inkobe. Umuntu yakureba ukagira ngo ufite imyaka 85 uri mwana 20. Ndagutandukanya nabo bazimu. Uburwayi, amadeni, cyamunara, kanseri, sida, diyabete, asima, hypertension, siteresi, ndwara z'amara, ndwara z'impyiko, ndwara zo mu mutwe, ndwara zo mu mihogo, infection, tifoide, asima, kurwara imitsi, fata amaguru, ibibyimba, inyatsi, kutakira, kudatunga, ubukene, ubukode, genda ubukode. Tugiye kujya tubikora tugenda tuva badushize ubukode, imivumo, karande, ibyo bagutongereye, ibyo baguvumye, ibyo bakwatuyeho, kurwaza, kubagwa, kumugara, kugenda mu igare, kugenda mu mbago, gushyirwaho soni, kutongerwa, umuvumo, karande, imivumo, abarozi, amahembe, ibitega, nyabingi, Apoloni, Mayimuna, Madamu Samati, imivumo, cyangiro, kutakira, guhora urwaye, guhora urwaza, guhora upfusha, guhora uromba, guhora ukena, guhora urira, kubura ibitotsi, kubura amahoro, kubura umunezero. Zamura haleluya. Tugiye gutera harera 7, twirukana abazimu n'abaroza, abamedi n'abaperesi bakora ikoni bashye. Iyo harera ya 7 turasenga tugenda dukoma amashyi menshi, dukomanya ibituhiga n'ibiturwanya, twirukana ibyadukorewe n'ibyatuvumye bihunge ubuzima bwacu. Tuvuge ngo amen. Zamura muri Umuka, ayo mashini makeya, injira mw'isumuka, yashaka kukubona usenga, injira mu kirere, zamuka, koma amashyi menshi, hamagara Imana, hele topi, solema, sibanganya ibimenyetso z'abazimu, irukana abadayimoni, fire, rekura, wa murozi we, ndagutwitse. Aya masatra izina rya Yesu Kristo, aya masanda asenya ibitero byose by'abadayimoni n'ibitavuga Imana byose, aya masanda bitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Chamagero change kiriwano, chamagero change kiriwano, erangwe
igitangaza cyanjye kiri hano mu nzu y'Imana, igitangaza cyanjye kiri hano mu nzu ya Yesu, igitangaza cyanjye kiri hano kiri hano erangemena. Haleluya. Zole topite sanko panda right. Tugeze mu iso gusubiza inzira z'abasukuzimu. La pile stanko I by far tolela la winikita zole mikita la sikoti kidibini kita la shato. Tugeze mu iso y'ibitangaza by'Imana bidasanzwe. By force by fire. Say by force by fire. Say by force by fire. Take the microphone, okay? Bagutumishi urashaka iki? Uramushaka iki? Urashaka kumwica? Wamuje mu ryari? Muje kuwa mbere. Wamuje mu kwa mbere. Ijoro kari gapfuye. Iri joro washaka kumwica? Watumye ibiki ushaka kumwicisha? Watumye amahembe angahe? Amahembe 5. Uramuziza iki yakugize ate? Wagize iki? Tekereza kugira ishyari umuntu nk'uyu. Ishyari beneda. Tekereza lapide sango. Ishyari amahembe kitu no mwaka utararangira nakira cyane cyane. Nica ngigiki? Kira cyane cyako batarangiza umwaka. Muvuge ngo barawumara ari bazima. Wowe uri gushaka umwica witwane? Witwane? Vuga vuba witwane. Fire witwane. Fire witwane. Vuga izina rya vuba. Witwane? Fire witwane. Fire witwane. Fire witwane. Ndakumbonye ukagira ubwoba. Kunyotsa. Uri kunyotsa. Uvuge na shapaka. Lopide stiko eba. Wamushizemo abazimu bangahe? 5 amahembe 5. Uyu mwana shiriki. Inyenyeri urayishaka. Arashaka kumwisha gatwara inyenyeri ye kugira ngo ayikorereho. Muvuge ngo turabipfobeje. Twese turabipfobeje. Ntabwo narikishe. Kwa mbere nari nkishe. Araguhamagara ntiwaboneka kumusengera. Sinaboneka uko musengera. Ariko uyu munsi none uramenya ko twahuriye teri. Okay, soka. Fa. Riposi kotibo nemo faigo. Uramuvamo? Ndagutwika mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Ndeko y'amaraso ya Kristo Yesu agutwike. Ndeko imbaraga z'Imana zikongore. Mamagaye umuriro w'Imana ugutwike. Izi mbaraga zose ndazitwitse. By force by fire. 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 Reka urabona ubuzima ndakwirukanye. Uramuvamo? Uramuvamo? Uragenda? Izina rya Kristo Yesu. Latosiko. Vuze ndugende. Vuze ndusoke. Bare 5 1 2 3 4 5 ijyanyuma. Fire! Oh, it's over in the name of Jesus. It's over in the name of Jesus. Agira ubuzima kandi kuva uyu munsi nazongere guhangarwa n'abarozi. Amaraso ya Kristo Yesu Nazareti amugote. Cyo w'Imana uboneke kuri we mu izina rya Yesu. Amen. Ibintu byazaga kuguheza umwuka no gushaka kukwica Imana bikuyeho. Uranyumva? Ikindi amashereka yawe kuvura babyita muti kuyavuza. Wonsaga umwana ntabwira ikintu akurura. Nibyo? Kuva uyu munsi na amahembe yakonkaga amabere. Yonsaga amabere ye amahembe. Kandi ntarabizi. Iyo biri konka wumva amabere akurura gute? Ntakina bari gukurura. Ndikukubaza
iyo ibi bintu byaje kuko nkumva amabere yawe utari munonsa umwana abiri kugenda bite umva barimo kuri ngo iyo byonka amabere yaramurya Uwiteka aravuze ngo akira kubaho kandi ugendukire izina ryazo libafa haguruka Imana iravuze ngo bagutumyemo ihembe mu mutima wawe rirashaka kuwuturitsa nabonye rishinzemo hano wari ugiye kurya uhera umwuka bari bafite miso kukwica kugira ngo baburizemo urushako mbona Imana itanze uranyumva lapide stamp iki kintu cyatanye kumva gishinga amano ryari ubyumva ute quickly welcome quickly okay abarebo bote dukoma amashyi icyo kituzwe ubabaraho ni ihembe bagutumyemo uyu murozi yabonye kugiye kubaka ahita koherazamo iri hembe listanko ebaif misiyo yayo bari kuzapima bakakubwira ngo wagize allergy ku bihaha labi eneta god and my first god eneta ishanto warangiza bakatangira kugutera imiti bavuga ngo na allergy bashaka kukuvura warangiza ibihaha bikabyimba kuko bari kubitera imiti atari uburwayi bwazo byamara kubyimba ukazirambura wari kuzagwa Faisali 2024 mu kwezi kwa mbere ku itariki 6 nibwo ari kuzapfa lapide stanko ema I want take in a high God ariko twakomeye Yesu amashe komera umwana w'amahoro amashe komera Yesu amashimeshe ntacyo bitwaye kuye mukomera ntacyo bitwaye arayakwiye cyangwa ntabwo ayakwiye nta yindi mana ibaho atari Imana ya Isiraheli niyo ikwiriye icyubahiro no gukomerwa amashyi no gushinga hejuru la piston my God my shanto ema ndashimira Imana irambwe ngo iri mbe bajya kuri kohereza bajyanye ifoto yawe bayijyana ku murozi uwo murozi watumye aya kuko wari umaze igihe usenga ubwira Imana ngo ndashaka unyubakire umindure amateka isobari bara kuva yabikora na shere wawe byari birangiye mutandukanye she entered before God ariko Imana irambwiye mubwire izi tariki 6 urwobo bari baragucukuriye baruteremo amabuye umva reba barushinguremo amabuye nta nubwo nge navuga ngo arunirimzi tujye tugira mubabwire bwira abanzi bawe bicecekere bwira abanzi bawe bati bicecekere inzobo bacukuye bazitere ntabwo nsubira kuvuga ngo baziteremo insina zera ibitoki abana babo bari inzobo bacukuye baziteremo amabuye inzobo bacukuye baziteremo amabuye hari icyo yakeza cyokoza yakeza kuyasitara akabamena umutwe hele power reka ngusengere data ndagushimye tanga mikoro gusengera data ndagushimye uyu mwuka wose bamushizemo ndawirukanye mu izina rya Kristo Yesu ibitambo by'irihembe birekure buno buzima daimoni ndakwirukanye mu izina rya Kristo Yesu ndekuye umuriro w'Imana isumba byose ukure irihembe muri we fire rekura ubuzima bwe fire rekura ubuzima bwe wamurozi wenda kwirukanye soka la bitakinya stanko pile force
Il estanco le bini my forehead romene tashidiba. La bite fang iri hembe rizamuke zamuka muri we 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 fire fire ndakwirukanye ndakwirukanye fa muri we fa muri we fa muri we fire rekura zamuka ngiri ngira aho rigeze ngiri vamo wahembewe bagutumye iki muri we lapita kidaiwa lapita stansaga izina rya Kristo Yesu fire urashaka iki muri we bagutumye iki muri we mbwira nkure kugende pela kila stansel by and it have been for God in my father. Fire urashaka iki muri we fire urashaka iki wahembewe urashaka iki ngiri dore dongiri urashaka iki bagutumye iki muri we ngira nkure kugende bagutumye iki muri we bagutumye iki urashaka iki muri umukobwa wa murozi we ndaguhamagaye mu izina rya Kristo Yesu urashaka iki uramushakamo iki pesa no fire irembe rigomba kugenda ako mutunga fire mutana ntabwo ubona ko riri gushaka gusumbanya umutima ntabwo ubona do riri gushaka guturitsa umutima tunga fire urashaka iki muri we fire urashaka muri we fire hano fire urashaka iki bagutumye iki umukobwa uramushakamo iki wahembe bagutumye iki ngiye kwita niryohereza ku waritumye rimwica uramuvamo ndagutegetse mu izina rya Kristo Yesu ndakohereje kuwa gutumye ugende umubwire ngo listanko ebai mu izina rya Yesu vuzenuru fire uzano bana kabiri mbonye bakurogeye mu mutara terare rushimira Imana haleluya ngafata ndi wumva gakembe ririmo utubwire fata wiyumve rwose ngandumva hatonekara gusa ariko ntabwo handya cyane gutonekara naho nyine ryahoze riri noneho kugira ngo wemere amavuta nkoreramo ryakoze ngiye kugusengera hakirire none nta mpamvu twebwe ntabwo tugusenya ngo utahumva ngo ari akantu no Imana ikiza life igakora miracle life urakoze Uwiteka nomoye iki gisebe cy'ihembe ryafashe mu izina rya Kristo Yesu la pistons ebaif umucyo w'Imana ukugote lati ede one type a God la bini eneta baif eneta izina rya Yesu ongera ufateho asige ko mutoneka mu bitugu hano turagusenya paka birangi kandi nibitazabicyange ntukanyiraho mwe ngo birakiza utakiza kuko ngewe ntabwo naje kubemeza Kristo yaje kugira ngo abaruhure ababohore ho buri kintu cyose kibaye urakoze Yesu kunyumva iteka uyu mukobwa arakize kuva uyu munsi kugeza iteka ryose unama wumve unama zamura amaboko ongera rimwe niryo ribura byarangiye okay
urumva bimeze? ndumva meze neza. Okay, tera haleluya, dushimire Imana. Kobwa akira kwambara impeta, Imana igukoreye ubukwe bwiza, Imana irabivuze kandi nta muntu n'umwe uzakurwanya ngo agushobore. Haleluya. Akazi mbona wakoraga Imana iragahinduye kubwuko wari ufite agahinda kawe. Mbonye kura mu bintu byo gusereva n'ibiki, ugiye gukora akazi keza. Tera haleluya niba ubyakiriye. Urakakiriye? Ndagahinduje ako wakoraga, ubonye kandi mu izina rya Yesu. Go to sit down. Okay, okay, okay. Say amen. Zopi dezanga iwatai for bind you a God. Stand up. Umwana wawe ufite nonaha mukuru bamutanze kuzimu. She am my winter God, my fire. Ubu tuvugana ari hehe? Ari hehe? Tariki haburaho tariki ebyiri kugira ngo umwaka urangire. Yari kuba arira kugurupfu rw'umwana we. Baba muri kibintu izi mbaraga babatongera zigunda gusimbura n'abana bawe zibarwaza. Uranyumva? Yego. Ngo nta kibazo gihari. Oya kirahari. Abana bawe nta kibazo bafite. Aragifite. Tera intambwe uzana. Mama, misiyo yabo yaba barozi kwari ukumaraho abana ba ukazasigara uri wenyine, kuko mbonye hari n'undi bishe by phone anytime you want to get a stance. Agarara waje ubwira Imana ngo Mana umfashe mure n'umushumba ndarushye kubera uburwayi bw'aba. Igihe wazaga Imana yabimbwiye, hari ubwo wigeze umamagara ngo tuvugane? Zawitaga by phone lady. Imana yarebye agahinda wagize. Ikindi, nyuma yuko ndi bugusengere ugiye guhindurirwa ubuzima. Cya kabiri, umuriro wakaga mu maguru no mu nda. Rapide siko God, ariko Imana iravuze ngo ugiye kubohorwa. Ndagushimiye Uwiteka kuri Imana. Uyu museyi ndamusengeye Imana mu izina rya Yesu. Ndirukana uyu murozi utera abana be. Wa murozi we urahiye. Wa murozi we urahiye. Wa murozi we urahiye. By force, by fire. Urahiye mu izina rya Yesu. Rekura abana be. Rekura abana be. Rekura abana be. Fire, rekura abana be vuba. Fire, rekura abana be vuba. Fire, rekura abana be vuba. Rekura abana be, ndashaka kubarekura. Urabashaka iki? Aba bana be ni ibicu bakorera. Fire, abana be urabashaka iki? Ndahamagaye umurozi ambwire ubwenda yatwaye, utwenda tw'abana yatwaye aho yadushyize. Pesano fire, fire, twes fire, fire, twes fire, fire, twes fire. Sikoti life. Rekura barabana. Urabarekura vuba. Nona bi dore biri kumuniga. Tistanko. Uwiteka nsengeye uyu mwana. Mu izina rya Kristo Yesu mukujeho uyu mwuka wose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
reba rambika ibiganza ku wakire ubuzima. Umuriro w'abazimu wose urarangiye. uriya mukecuru arashaka kugutsembana n'umuryango wawe. Imana iravuze ngo irakukijije kandi gukirije n'abana. Fata wumve wa muriro nkimara gusenga. Genda ubeho, Imana igiye kuguhereza n'icyo gukora. Ugiye kugira agashoro gatangira ari gake, uzagenda ukura kazamuka uzagera kure. Go to down. Twavuze ngo amen. Yesu twamukomera amashyi ko ntacyo bitwaye. Yesu twamukomera amashyi ko ntacyo bitwaye. Little be anytime I want time I forgot. And it winter for any God with power anytime. She the zinko MI. Papa aguruka. What do you say, Papa? Zikamembe. Kamembe ubone. Muri cyangwa umva uko Imana ivuze. Imana irambwiye ndi gusenga ko hari umuntu wafashe ubutaka bw'ahantu wakandagiye. Ubu butaka amaze kubujyana abujyana ku murozi, atangayo n'amafaranga menshi ku buryo mbona banatambye n'igitambo cy'ihene y'umukara. Amaraso bamaze kuyamena y'iyo hene, amwe yashyira mu gantu kameze nk'agacupa. Mbona aka gacupa arangije afata agace k'ifoto yawe akanaga muri ya maraso arapfundikira. Rapide stanko ebife. Kuva yabikora Imana namwe ngo yaguteje inyatsi ibintu byawe byose biranga. Uranyumva? Niba ari byo uvuga ngo nibyo cyasibye. Nibyo. Icyakabiri, kuva yamara kubikora yarimo gusenyera, ntabwo ashaka ko wubaka. Dataravuze ngo agukwiriyeho ibi bitambo batambye. Ikindi, hari urubanza Imana ikuburaniye. Uru rubanza kuva ibyo yabikora narwo rwaraje. Imana iravuze ngo iruburanye utaraseba. Irasinko God. Nibyo. Lapini my for God. Wari kuzaseruka nafungwa. I went to God. Am I intashanto? Imana irambwenge irakurengeye. Imana irakurengeye. Imana irakurengeye. Ikindi, ufite ikibazo. Listanko am I for God. Iki kibazo ni ikibazo cyo kurwaza uburwayi bukomeye. Imana iravuze ngo ikuyeho uburwayi. Tera haleluya. Ndagusengeye kuva uyu munsi amateka yawe arahindutse. Niba ibyo kunyagwa ntabwo bikibaye, datamaze kukuburanira. Nibyo byose. Hari ubwo nzi. Oya. Mbonye kangahe? Ubwa mbere. Ibyo nkubwiye byose ni ukuri. Ni ukuri. Ngwino ukore mu biganza byanjye gusenga. Listanko God. Ndagusenge, tega ibiganza. Mwirukanye. Kuva uyu munsi ndagusenge, wakira ubushobozi bw'Imana. Inyenyeri yawe yake ugenda ubeho. Imana namwe yakurinze kwangarira mu mahanga kuko Satani ashaka kukwangaza. Ugenda utuze, ugiye kubaho kandi ubuzima bwiza bwaje. Go to sit down, okay? La before stakita emai. Kanze dukubite daimon kamanze manure. Mama, isura yawe iri mwirimbi, haguruka. Isura yawe bayitwaye mwirimbi. Kuva bayitwara mwirimbi, bafashe igikoma cy'ibitoki. Iki gikoma cy'ibitoki cy'insina, murakizi, bakibabura ku mwuka. Isura yawe yarimo igenda ishya
nk'igikoma cy'ibitoki. Benshi bari kuzakubeshyira ngo wisize amavuta arakwica. Kuva babikora icyo gikoma bagitwika, wumva ibintu byiruka mu mutwe, ukumva ibintu biraza kukuniga uryamye, ibindi bikafata amaguru yawe ukumva ntari gukora. Yego. Mana ushimwe. Ngwino. Quickly, all right, say. Okay? Say all right. Amen. Time winter. Tumureke subona mama kuva babikora gusinzira ni gake n'Imana afasha. Ntabyo rwose ntabyo si ibitotsi byaranze ndaranega. Pita kidesa ni Imana afasha. Tekereza kurara wegamye ngari uzajya cyane uzajya. Asumura byumva Imana igiye bagusinzira. Buriya iyo umuntu tuvuze ngo ibitose mpamvu ari ibintu bisanzwe urakanura. Sinzo bakoreye ngo fisoloja amara iminsi 3 ndasinziriye. Listanko ebaye agara mama n'abakugiraga gukuyeho cyane, fite abana bakufashaga bakagusapota bakangaburira bakanyishije, bamaze kuba gukuraho bararangije. Umurozi mufashe ako ndamufite hano ndamuniga. Power in it being force. Lady, kangusengera ngugaruriza amahirwe. So musirimu kugira ngo abone icyo kurya. Arasabiriza gamagara bikanga. Asigaye kunzo. Niho Imana imuhishe. Mama ndeguguteza urubwa. Uvuga no kuri mushumba. Naje mbabaye. No kwa gatatu naraje ndakura nta handi inzira yose. Yaraje ngarambura taharize. Ariko uyu munsi ndahari. Okay? Tuvuge ngo amen. Niba ufashwa cyane Imana ikugirire neza. Haleluya. Uyu murozi wagutamze ndagutandukanya nawe, ndarekura imbaraga z'Imana muri wowe, ndagutwitsa murozi, rekura buno buzima, urebo sakota pidi fostan koleba atashite sankoleba, rekura, fire, ribosid, vamos. Bayite mu musarani bamushyizeho icyangiro kubw'ifoto bashye mu isarani. Fire rekura ndagutwitsa murozi we. Uyu mubyeyi wabuzaga kumusinzira ndagutegetse soka. Reba Imana igaruye umuntu wakwishyuriraga inzu. Terare rushimira Imana. Ikindi lestanko abaye for anything God emashanto Imana igukijije indwara yitwa constipation. Constipation. Yugiye kuri tuware rwose biranga. Ndatabaza. Ariko mama iyo ndi kuhanura abantu be tuba twabivuganye. Oya, ubwa mbere nkubona. Tiko ema nimutemezwa n'ibyivuga muzemezwa n'imirimo ubwayo Imana ikora. Constipation iramufata ahubwo byari bigiye kuziramo na moroide. Bambwiye ko ari sinyare yabyo ngiye kwa muganga.
am I for in it? I want to get it by fire. Lazidi my water and my winter. Nikimani kuvuga. Dayuma mpai for in it ago. Ndagusenge imani sumba byose. Akira ubuzima. Limo winter God. Ahindutse amaraso ku cyumweru umusibejo uzaza utanga ubuhamya. Genda umwe urakize ubonye ibitotsi umugishura garutse. Go sit down, all right. Go sit down, okay. Go sit down, all right. Quickly. Welcome to Kike, okay? To beat the star. Fire! Libo sikoti de by for lemonetai. Urashaka iki muri we? Urashaka iki? Bagutumye iki muri we? Fire bagutumye iki muri we? Vuga ibyo wamukuru byose. Urashaka iki? Urashaka iki muri we? Wiki? Urashaka iki mu buzima bwawe? Kukubaza iki? Kukubaza ngo urashaka iki muri we? Sibyo ra? Urambaza icyo ushaka ushingiye kuki? Sibyo ndi kumubaza. Hari ikindi mwumvishe ndi kumubaza? Nyine ushingiye kuki? Shingiye yuko ndi umuhanuzi w'Imana. Urashaka iki? Yego cyama fire mwumve. Ready by fast by fire. Fire! Urashaka iki? Fire ushaka iki muri we? Ushaka iki? Fire ushaka iki muri we? Wabarire vuga ibyo wakoze byose. Ko wigize karebye se wabirebye. Nigize karebye. Kanono nkwereke ibyo wakoze. Icyambere wamushyize mbe munda. Iri hembe rihora risohora amaraso. Nibyo cyangwa ndakubeshya? Abindi suri kubona. Jo nyine banzo haka nicyo niba ntareba. Nono yaragiye kujya sora inyama muri Afrika y'Epfo. Icyakabiri ushaka ngabe indaya ntabwo agomba kubayo. Uramugora agakundira iki? Uramugora aragakunda wagira ngo ni karumuna ke? Uhe? Ubu bana. Okay. Soka rero. Wamushyizemo abadayimoni bangahe? Reka ntabwo ndi bukubwira. Wamushyizemo abadayimoni bangahe? Twesano 5. Fire before. Fire the life. Fire libastic. Fire life. Fire life. 5. Fire life. Womuro gurinde. Urinde? Umuriro w'Imana gutwika. Urinde. Witwane? Pala kili elebafai. Tikideba emafai. Urashaka iki muri we? Dagutwitse. Labini kitala zanko le maifo. Uramugora ataramwirukana nta kintu turi buvugana uyu munsi none. Warakaye. Narakaye. Ngabo hungu ngo baragakunda. Ngo gashaka gukora ubukwe nta soni gafite. Abonye mama mu mujyi wa Kigali. Cyakoza narumiwe. Mva ndamukorera gashya muri no minsi noneho mva ari bubone. Fire ribos ikoti de bone my fall. Fire kura. Fire rekura. Fire rekura. Wowe oga? Urinde. Witwane. Ndi bukwibwira ariko nde kuza. Iki? Vuga vuba nkure kugenda. Reka. Witwane? Narakora utuntu twanjye se ndagenda.
ukora udukiza. uretse manze mwirukaneho no kano gahungu kari kaje kazima ubundi mbone kugenda. Agahungu kazima. Vuga umuhungu ntabwo ari agahungu. Agahungu ni akana kawe. Ko mbafite bezara atari abashyingirwa ko nta kintu twavugana. Batarubaka nta kintu mwavugana. Batarubakana nta kintu twavugana. Uragira ngo bubakane nande? N'umuhungu wanjye. Amushake? Yitwa nde? Ushaka ko babana yitwa nde? Arahari. Yitwa nde? Asuye umunsi ko nta bintu byinshi nshaka kuvugana nawe wanditse. Fa witwa nde? Fa witwa nde? Witwa nde? Witwa nde? Witwa nde? Mbona ku ma YouTube ari kubundi ndeka. Umbona ku ma YouTube? Uziko n'abarozi bandeba. Muri costume. Ngambona muri mu biki? Ngambona kuri YouTube ngo muri costume ngo mba ndi mu biki. Unera kumva nakica. Utuyeze. Jewe. Mujye munkurikirana abarozi uko mundeba muhitamu. Mu gicucu nkumva ndifite n'ubwoba ahubwo wowe. Nuba wikaraga muri congo bintera ubwoba bikanera nifuye nkumva nakira. Zobi nestan kaiwai eta zolebi taiwa pao wourinde witwane womuroga witwane fa witwane Ezo bundi natumyeho nyina ariko nyina yankoreye umuti. Nyina gukorera umuti. Umva yaranyemereye kunkorera ajya kugashaka reka sinakubwira umva. Nako ngo rero ngo kabonye nyina muri Kigali. Nyina nta kamara kigafitiye nubwe ntiyumva kazanamwereka n'ubukwe. Mugisugo kaba kari mu biki. Akazi naragatwaye. Minota yarangiye. Fai yute soka. Ngiye kuba ari 10 wangiye. Umuriro w'Imana ugutwike mu izina rya Yesu Kristo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fire. In the name of Jesus. Ikuzimu. Gerayo. Ari kumanuka esikariye. Ari kujikuzimu. Rekura. Gerayo vuba. Gerayo. Izina rya Yesu. Induru yanyu mugenda yivugirize. Induru yanyu mugenda yivugirize. Induru yanyu mugenda yivugirize. Induru yanyu mugenda yivugirize. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso Yesu agutwike. Imbaraga z'Imana zikukongore. Mu izina rya Yesu Kristo ibitambo watambye, ibyo wamutongereye, ibyo wamuritse, byose birahiye. Byose birahiye. Byose birahiye. Mu izina rya Yesu Kristo amaraso Yesu aragutwitse. Ibyo biragevuza induru yanyuma by force by fire 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 in the name of Jesus Christ. Rebosiko tidibini kitala kitolesiko alapini kid enema fosta kolema alala la siko lebini fire elemolesta koleshinta zole ema izina Yesu Kristo wa Nazareti raboshita zankole by for eneta zopite stanko by alors chante le bini fort l'ineta qui di bini kita la toki di bini kita sanko ayaya le siko fire ngiri hende Yesu uramuzi ubundi uyu mugabo yitwa ndiko banyita Revera Pastor Papa King
umuhungu wa Yesu Kristo sohoka vuba. Izo nkweto zawe zirimo umuriro umva higirayo N'inkweto iri kugukora ugasha. Kankomeze mwege. Kankomeze mwege. Kankomeze mweregereza inkweto. Ushi. burya wikaraga mu muriro ungana gutyo. Nikaragana imbaraga za Kristo Yesu Nazareti. Nagupinga gashawa akagabo. Bonda akagabo. Nabona guri gatoya. Wikaraga mu makositimu ariko ndumva ufite Imana da. Domestico. I want time my fire. Nicara mu mujyi mu isoko. Inyamata mwumva ndimo ndasha. Yeba wi. Mu Bugesera. Uziko mu isoko meze nk'umusazi. Yiwe n'amafaranga ndi kugarura. Toereze fire. 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 Soka agenda. Babarira mbaze nkubwire. Vuga rimwe ariko amasaje ndashaka gusoza iteraniro. Kwiruhukira. Ko narindushye. Uziko nari nirutse. Mbega umugabo. Nongeremo akantu gato. Tongeremo. Oyitonde. Musarishe mu bimenye. Reka musarishe. Tubikore. Domi eneta. Basi yamwirukanye mu gitondo basi nkaruhuka. Tohereze fire. Okay? Fire. Alright. Ngahinduru yanyu. Nambabarira mwirukanye mu gitondo. Fire genda soka vuba. Fire genda. Ndagusarishije. Irukanga uvuze n'unagendera rimwe. Fire. In the name of Jesus. Reka tubashimire guhitamo neza kuza kubana natwe uyu munsi imbere y'Uwiteka Imana. Nizere ko mwagize ibihe byiza. Twishimiye kongera kubabona vuba mu masengesho yacu tugira abaya buri munsi tukorera imbere y'Uwiteka kuwa gatanu ku cyumweru. Twishimiye kubakira hano saa sita n'igice. Rambura ibiganza. Data mu izina rya Kristo Yesu Nazareti, turagushimiye kuko uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Usohoje ijambo wavuganye nanjye uyu munsi. Wambwiye ngo urabohora abantu ingoyi ya Satani. Hari ibyo wakoze mu isi y'umwuka tugiye kuvana tukabona ko twabohowe. Hari n'ibyo wakoze biri live bitwereka ko watukoreye ibitangaza. Imirimo yose wakoze uyiherebwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Sabiye umugisha iteraniro ryose n'abari bateranye natwe bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Hari inshuti nyinshi zibana natwe, ubahereza umugisha kubw'uyu mwanya bafashe gukurikirana amateraniro bakaba bayasoje. Kandi uzaduhamagara akituvugisha uzamubohorera umugisha we mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Uzandika ibyifuzo kuri message akibyandika bizahita bisubizwa nawe. Sinkutoza amagambo nagushimiraga kubw'imirimo n'ibitangaza wakoreye hano. Ikiruta byose sabiye iteraniro ryose n'abera bose kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi n'ubugingo buhoraho. Turabizi ko habaho itangiro ryo kubaho akaba n'igihe cyo gutaha tukava mu isi. Ndinginze Imana Data mu izina rya Kristo Yesu Nazareti, uzibuke ko nabasabiye ubugingo uzatanga iminota 5 yo kwiyeza kugira ngo basingire ubwami bwawe. Habayo kugaruka kwa Kristo, reka twese tuzagusanganire. Urakoze Data kutwumvishe kandi wumvishe gusenga kwacu. Dusabye Imana Data mu izina rya Kristo Yesu, tunanisha imbaraga kandi zo guhora ko twabaye imbere yawe. Zihorera mu bana bacu, zihorera mu bafasha bacu, zihorera mu batware bacu, zihorera mu babyeyi bacu. Fire! Turananije umwuka, duteguje inzira zose abana bagiye gucamo bataha.
tuzongere kubabona ku cyumweru bagushimira bagarukanye amashimwe y'ibyo wabakoreye, icyubahiro kibi cyawe. Imana yambwiye ngo hari abantu barwaje abana mu rugo, Imana irabakijije, bataha Imana irabakijije. Ikindi, hari abantu bari bafite ababyeyi babo barwaye, Imana ikoze ibitangaza muzibuke gushima Imana. Mukiva hari abantu Imana imbwiye ko ifungure kwakira amafaranga yihuse, Imana ikoze ibitangaza. Ikindi, hari abantu bajyaga kugera ku kazi bana kabonye ko kaje Satani akabyica, umwami atanze akazi gahamye. Urakoze data kubagiriye neza, ugendana nabo muri byose. Hereza umugisha abakozi Imana bayoboye gahunda, hereza umugisha bari ku buhanga bw'ibyuma bwa kamera, n'abaririmbyi bose ba diakoni n'abaprotoko n'abakristo bateranye bose, ugendana nabo muri byose ku bwa Kristo Yesu Nazareti. Amen. Shalom. Shalom.